amahoro, turabasuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana. Ukurikiye Evangelize Le Monde TV, ikinyamakuru cya Gikristo kibanda kubashakira amakuru y'iyobokamana, aho tugenda tuganira ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye, ibihimbano by'umwuka, ubuhamya bw'abakozi b'Imana butandukanye, kugira ngo dukomeze kubaka igice cyacu cy'ubugingo, aricyo gice kizareba Imana. Uko umwana w'umuntu arushaho kugenda ashaka ibimutunga, ibyo kurya n'ibyo kunywa, kwambara, kwinezeza n'ibindi, kugira ngo ubuzima bwe budapfa, niko n'igice cyacu cy'umwuka cyagakwiye guhora cyahagizwe no gushaka ijambo ry'Imana, kuko ari byo biryo bitunga ubugingo. Umukristo udasoma ijambo ry'Imana cyangwa utabona ijambo ry'Imana mu buzima bwe bw'umwuka, uwo mukristo aba ari umushomeri, aba ari umukene, aba afite ikibazo cy'ubuzima bubi, ndetse bishobora kumuzanira urupfu kubera kubura ibyo biryo bitunga ubugingo. Evangelize Le Monde TV turabazirikana cyane mu buryo ubwo aribwo bwose twakomeza kubaha ibibasha guhembura ubugingo bwanyu, kugira ngo kuri wa munsi wo kuzareba Imana twese tuzicare tureba Imana tuvuga ngo ntabwo twakoreye ubusa, ntitwigiye ubusa. Ijambo ry'Imana ni umuti, ni urukingo, ni ubuzima, ni uburinzi. Niyo mpamvu ari ryo rya mbere ryagakwiye kuza mu buzima bw'umukristo uwo ari we wese. Baza ngo noneho mutuzaniye iki? Mu kuganira kwacu tugenda tuganira kuri domene nyinshi zitandukanye z'ubuzima bw'umukristo, ubuzima bwaranze Yesu akiri hano ku isi, amateka y'iyobokamana n'ibindi bice byose bitandukanye bivuga ku myemerere. Noneho twabakoreye icyegeranyo kivuga ngo gutera ivi, inkomoko yo gutera ivi cyangwa gupfukamisha ivi rimwe ugasaba umukobwa ko yazakubera umufasha. Ese byavuye mu buzima bwa Gikristo? Usanga abakristo hari imihango imwe n'imwe bagenda bakora ariko batazi ubusobanuro bwayo. Uko isi igenda ikaza kongera umuvuduko mu iterambere ndetse n'ikoranabuhanga, niko abantu benshi bagenda bisanga mu bimenyetso by'isi bitandukanye, ariko tutazi aho byaturutse, ahubwo twese tukabyisangamo twabigezemo tutabitewe n'imyemerere, ahubwo tubitewe n'ibihe tugezemo. Ariyo mpamvu twabisobanuye hejuru. Ijambo ry'Imana n'umusingi, ijambo ry'Imana n'umwarimu mwiza w'ibihe. Dukwiye guhora twirebera mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana kuruta kwirebera mu muvuduko w'iterambere ry'isi n'ibihe tugezemo, ahubwo tukareba ibihe turimo, ibyo turi kwisanisha nabyo, udukoryo, imico, imihango turi kugenderamo, tukareba icyo ijambo ry'Imana rivugaho cyangwa niba ijambo ry'Imana rigitwemerera. Muri aya masaha y'umugisha tugiye kuganira kuri iki kintu, gutera ivi ni iki? Ese ni iki ijambo ry'Imana rivuga kuri iki gikorwa urubyiruko rwinshi ruhuriyemo ku isi mu gihe gisa nk'iki, yaba urubyiruko rukijijwe cyangwa n'urudakijijwe, yaba urubyiruko rwinjira mu rusengero ndetse n'urubyiruko rutinjira mu rusengero? Ni byiza ko tumenya aya makuru nk'abakristo, kugira ngo tumenye uyu muhango wo gutera ivi waturutse he. Ese ni iki ijambo ry'Imana ribivugaho? Kurikira mu kanya. Akenshi na kenshi usanga abasore cyangwa inkumi bakora ibintu ariko batazi neza ibyo bakora, gusa bikamera nk'aho bari kwigana cyangwa bari kwisanisha n'ibihe tuba tugezemo. Itembera ry'isuko rigenda ridusunikira gukora ibintu tutazi, niko tugenda turushaho kumenya cyangwa guhomba byinshi mu buzima bwacu. Rimwe na rimwe ugasanga turi gukora n'ibintu bitadufitiye akamaro. Aha niho nibajije ibibazo bigera muri 4 cyangwa 3 bitandukanye. Icya mbere twavuga ngo inkomoko yo kwambika impeta isaba ku mukobwa muzabana. Icya kabiri, ese ni iki Bibiliya ivuga kuri iki gikorwa? Ikibazo cya gatatu, ese bikorwa ute, bikorwa ryari? Icya kane, cyo n'isi cya kane ni isomo tuza gukura muri iki kiganiro. Mu gusubiza ibibazo nagiye nifashisha inyandiko nyinshi zitandukanye zavuyemo aya makuru agomba kutugirira umumaro nk'abakristo. Gutera ivi ni ibintu byabayeho kera cyane mu mwaka wa 2600 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo mu gihugu cya Misiri, niho byatangiriye. Nyuma yaho nko mu 1477 muri Ampiri y'Abaromani byabayeho bizanywe n'uwitwa Arishadake Maximilian,
asaba uwitwa Mariya cyangwa Mary mu ndimi z'amahanga ko bazabana. Uyu Maximilian yari igikomangoma, ari nawe Archduke wa Autriche, akaba yarategetse Empire yera y'Uburomani mu kinyejana cya 16 nyuma ya Yesu Kristo. Ariko nkubitse ko atapfukamiye Mary kubera ko mu mico y'Abaromani cyaraziraga gupfukamira umugore. Ntibyari byemewe, ntiwari umuco w'iki gihugu ko umuntu w'umugabo ashobora gupfukamira igitsina gore. Ibi byo gupfukama rero byaje bivuye mu Burayi, igihe umutware cyangwa umukire yabaga yakunze umucakara cyangwa umugaragu. Ubikoze yabaga ashaka kwerekana ko nawe yiyoroheje, agapfukamira umukobwa. Nyuma yaho muri Afurika byabaye bwa mbere mu 1867 mu mujyi wa Cape Town, bamaze kuvumbura ikirombe cya Campbell. Nago byatangijwe n'abazungu bashakaga uburyo bwo kwamamaza zahabu zabo, bifite kandi ubusobanuro bw'ikintu umugabo yakoreraga uwo yakunze, urukundo rw'agahebuzo, yifuza kuzabana nawe ubuzima bwe bwose. It is a worm to symbolize a lifetime's promise of love and commitment. The engagement ring is the most meaningful a gift a man will give and a woman will receive. Mu gihugu cyacu rero cy'u Rwanda byongeye kwaduka bigaruwe n'abanyamideli bashaka gucururiza inzu z'imideli yabo. Byatangiye mu 1930 ari uburyo bwo kwamamaza. Dukomeze tubibutse ko iki gikorwa by'umwihariko cyagiye kiza ari nk'igikorwa cya publicity cyangwa kunyuzamo ibindi bikorwa. Impeta isaba umuntu ko muzabana ireba hanini abantu baba bari mu mahuriro y'ubuzima, aho bagomba gufata icyemezo cy'inzira bacamo. Rero muri Bibiliya harimo inkuru ya Abraham wohereje umugaragu we ngo ajye gushakira umuhungu we umugore muri bene wabo. Uwo mugaragu hari ibyo yasabye Imana nk'ibimenyetso ko nabibona n'umukobwa we azaba ari we uwo nguwo. Ni koko ibyo yasabye Imana yabibonanye umukobwa Rebeka, nuko ahita mwambika impeta. Tubisoma mu Itangiriro 22, tubisoma mu Itangiriro 24 kuri 22. Nuko ingamiye zimaze kweguka, uwo mugabo yenda impeta y'izahabu. Kuremera kwayo kwari nk'igice cya shekeli, nibimeze nk'imiringa 2 byo kwambara ku maboko. Kuremera kwabyo ni shekeli 10 n'izahabu, maze arabifata arabimwambika. Ikibazo cya kabiri twibajije ngo ivi riterwa ryari. Turebeye mu ngero zatanzwe, igitangaje muri iyi mico yombi, yaba iyo twabonye haruguru cyangwa muri Bibiliya, nuko urukundo rw'abajya kubana nta kintu rwabaga ruvuze cyane. Igitekerezo cy'uko abantu babana bakundanye si icya kera mu mico itandukanye iri ku isi, si icya kera mu mico itandukanye iri ku isi. Abantu bararongoranaga kuko iwabo bahitiragamo cyangwa kubw'izindi mpamvu zitandukanye. Uyu munsi rero umusore arikundira kwihitiramo umukunzi, akirambagiriza, akishimira, akanisabira nyir'ubwite imbere y'uko agera ku muryango. Aha niho wagateye ivi, cyagihe ubusaba umuntu ko muzabana. Kandi kuko ubutizeye ko ari bubyemere, ukwiriye kubikora witeguye ibisubizo 2 bitandukanye, yego cyangwa oya. Bitari iby'ubu usanga umuntu abikora yaramaze no gufata ubusitani azakorera mu bukwe. Biriya no gushaka amafoto gusa. Nge mbifata nko kutagira amakuru ahagije ku gikorwa uba wakoze. Niki twakwigira muri iri somo? Ni irihe somo twakora muri iki kigereranyo? Icyo rero twakora muri Bibiliya nuko mbere yo gukunda hakabayeho gusenga. Ni koko umufasha umuhabwa n'Uwiteka gusa. Hanyuma wabona n'umwari ibyo wasabye Imana kandi mwakundanye, ukabona kumusaba ko mwabana, yakwemerera ukabona kujya mu muryango. Hanyuma ku kibazo cy'abagira gutya bagapfukama nyuma bikaza kunanirana, nge ndumva cyane akababaro kabo bantu. Gusa nanone icyo tutakwirengagiza ni uko gusaba kuzabana kandi bakwemerera atari yo masezerano yo kubana.
nicyo nakwita imbanziriza masezerano. Hari impamvu nyinshi bishobora kwanga. Ba nyir'ubwite bashobora gusanga badakwiye gutera iyo ntambwe. Aha muri iki gihe aba ba nyir'ubwite bagakwiye kwemeza ababyeyi amahitamo yabo, ariko abantu bose siko bameze. Gusa imbanziriza amasezerano n'amasezerano ubwayo, imbanziriza amasezerano n'amasezerano ubwayo ntiyagasheshwe nta mpamvu igaragara. Gusa kuko ibi birutanwa, aho gutana abantu bararangije gusezerana ku bana imbere y'Imana n'abantu, batana bakiri mu cyiciro cy'imbanziriza amasezerano kubw'impamvu zabo bombi zumvikana. Ikiganiro mugitegure kandi mukigezweho na BKM, umunyamakuru wa Evangeliser le Monde TV i Kigali. Murakoze, mugira amahoro.